Gisekedi yibwira ko arimo gukanda Kabila ariko arimo yitegurira habi nawe hazaza kuko niba ari ibyaha bashinja Kabila Gisekedi amaze kubikuba 7,700 donc ku butaka bwa Kongo niba ateganya kuza umusenateri avi nkuko biteganywa uko yabwambuye Kabila nawe ntayazicaramo avi niba ari imitungo washinja Kabila gutya nawe noneho yazanye abazarendo azana abacansho Gisekedi amaze gukora ibyaha mpuzamahanga byinshi n'ibyaha byo mu gihugu byinshi bimushyira ku butabera uzamusimbura tutazi uwo ari we akavuga ati noneho wowe bagushyire hariya nk'ihene ya mucoma ihene ya mucoma ukuntu bimeze imana twese agera katayo gute n'iki n'ibyo byose niba yicaga ntibikicuwo yisha urumva niba yari ikomeye ntibigikomeye baterwa n'amakara bayotsaho Gisekedi yamaze kwiyangiriza post regime ye yiwe nuko igihe kizakurikira ubutegetsi bwiwe seriously ibi ntabwo nta metero mbitera mu Gisekedi nyuma ye ni habi Gisekedi yari guhirwa neza iyo aza kubungabunga Kabila kuko uko Kabila yari kubabungabunzwe muri titre senatoriale uko yari kubabungabunzwe muri titre whichever you want ni nako Gisekedi nawe kugenda atera ikirenge mu cyo Kabila yanyuzemo bajya bakumukoraho kuko ntakoze kuri Kabila mushakaho iki bajya kumukoraho ko ntakoze kuri Kabila gukera gutya yego kereka nawe nagira inyeshyamba bamwitirira akazajya kuzijyamo nkuko Kabila ari mu nyeshyamba Gisekedi uko ashaka kuba amabenzi bose ashaka kuba faranga bose ashaka kuba haruswa ishoboka yose ariko ku mitima yabo bakunda Kabila noneho Kabila afite na opposition ikiri muri leta n'urugoga byose biracyabikinshasa Kabila ari muri leta ariko leta ntabwo imurimo so ubutegetsi ntabwo mbizi uko bucanga ikarita ntabwo nugura ngo tuzi Kabila mistake izi uko zingana ngo nizihe so twatinzeho ariko bwari gusubira gusagamba bukamera neza bufite Kabila mu gisa n'urukundo rudahari kurusha kumwamagana so M23 ya profita ibyo byuho leta n'aya mapenalite imipira y'intoki igenda yikoresha n'amaworoje na buri kimwe cyose muri politiki kabiprofita kuba hari abakunzi ba Kabila bazamukurikira bakamukurikiza imitima kuko barigoma nigeze kubwira abantu ko mu ntambara izaduka kandi izaduka vuba hagati ya leta na M23 Kabila aramutse ashyizemo ikiganza amajwi ye guhamagarira abantu kugira gute hari nk'ibigo bya Gisekedi byakwitanga amaboko ya FCM 23 Kabila bivuze abakomanda bakajya bango duhindutse AFC nta ntambara ibaye duhindutse AFC seriously uzabihakana azabimbwira ariko twabitemeye twayibona hari imigi yafatwa kubera guhindukiza imitutu kubo barwanaga nta ntambara ihabereye ni mpamvu cyishasha no gufatwa mu cyumweru kimwe yego tunasoza tujyanye n'urubanza ubura ko baravuga yuko bamukatiye gupfa kandi hari wese agomba gufatwa turongera kubona Kabila yagiye South Africa yagiye mu zindi ngendo zo mu bihugu niko bisanzwe bimeze urabona kugira ngo tubishyire ku yindi ntera n'imanza zaciwe cyangwa se amaprocès y'inkiko akurikirwa n'inkiko zifite competence universelle za ICC n'abandi bose ubona ko zitabuza abanetanyaho kugenda ntibuza za Putin kugenda izi manza zirimo politiki ntabwo urukiko rwa Kongo rurenga umupaka yewe none ntabwo rugira n'igoma kandi ari muri Kongo ntirugira na Uvira ntabwo ntahandi rwenda kujya ariko suko gukategura urubanza rw'urupfu ari byiza oya suko Kabila n'inyenyeri zindi yambaye ngo niba ari general major abari lieutenant general uyu munsi reka twongeye duikaze inshuti bakunzi ba Mondestone TV aho muri hirya no hino ku isi migani itandukanye tubabwiye ko tubakunda nk'ibisanzwe twagarutse turi kumwe na David Marshale mamenyereye sinibona babwira ngo ninde utakora subscribe ikore komeze kuna update zacu ku munsi Marshale twakwakiriye urakoze cyane Mondestone yego ni karibu kandi kuri Mondestone TV turagushimiye nawe yego reka dukomereze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho muno misari kuvugwa bijyanye n'urubanza rwa Joseph Kabila ahubwo aho bamukatiye urubanza rwo gupfa n'imitungo yose gafatwa ubwo turaza kubona Kabila hari icyo biri butange kujyanye n'urubanza rw'iwe kuko AFCM twatangaje yuko urwo rubanza yuko ndetse itabishigikiye yabyiyamye ubwo yuko Kinshasa ibyo ukora ari amakosa turaza kubona izindi mpinduka ziri butume zijyanye n'izo ntuza n'urwo rubanza bamuciriye ndakumva neza ikibazo gihari kiri muri no ntambara yo muri Kongo ariko iyo ni opinion yanjye yego en fait ubona ko leta yigize igihararumbo n'igisiribo imbere ya M23 leta yigira M23 yigira aba diplomate
imfura na buri kimwe cyose imbere ya leta. So c'est un paradoxe qui est là. Hari ibintu bo ntashima ko leta ikora ariko byagakwiye gukorwa n'inyeshyamba. Sabotage urumva kuba bana gukanira bakagukatira gupfa iki byose kandi nubwo leta icira imanza AFC M23 ni igarure gatoya ariko na M23 icira imanza leta nase icira mwami ntiyamucira rwo gupfa yikete namwica urumva yo M23 gucira kuri teregete nakwica sibyo noneho yagucira urubanza gete gutwara n'umujyi ikagutwara n'abaturage ikagukatira ikagutwara n'imisoro yagukatira ikagutwara n'ikibuga cy'indege buriya ntabwo mujya mureba imitungo ikibuga cy'indege bakigura ngahe ifite bibiri ifite Kavumu ifite Goma aero ifite n'iki en fait abantu barwana bacana imanza ariko gusa leta igira intensity hejuru idakwiye leta dufata urugero ku rubanza rwa Kabila ubu nahoze mbona Masad Boulos uyu ntumwa ya Donald Trump muri bibazo avuga ko deal yo guhererekanya imfungwa igeze kure kandi ko yavuganye n'umuyobozi wa Red Cross International umuryango mpuzamahanga w'umusaraba wera utukura akamwizeza ko kuko Croix Rouge nayo bayishyize muri ino deal ko deal iri hafi ikibazo kikaba kimwe rero ukuntu leta yitwara nka état de l'Inca abantu bitwara gose nk'abantu badafite uburere icyo gihe urumva already murimo kuganira uburyo ki abantu bashinjwa nk'ibyo Kabila ashinjwa bazarekurwa none uracyashinja abandi nk'ibyo ushinja abandi uzarekura ukuyemo gusa ko bigaragaza ko utari puru n'ibiganiro uri contre nabyo ariko nibwo bwa busiribo ntabwo uri umusirimu ujye ukatira Kabila urumva kandi ibyo ukatira Kabila nibyo katiye Eric Nkuba uzarekura cyangwa se Mwangacucu n'abandi ejo kandi uzabarekura ntibabe primitive urumva intambara gukemura intambara n'ubusirimu kuko urumva nko mu ntambara twagabana mu butegetsi twasangira twara hamwe twagira gute tuvuge niba nka M23 duha muri Qatar igihe bazatangira ibiganiro ntago umwe yajya muri kantine imwe muri cafe undi ajya mu yindi cafe icyo gihe mujya ku table amwe mugasanga nibyo bita ubusirimu ntibabuza kurwana ejo ujye ubona abadepite ukuntu bajya baterana amagambo mu nteko zishinga amategeko iyo bageze hanze umwe atazanye imodoka acyura undi bya bintu biba bikiri mu nteko yego mu bakinnyi y'umupira urabizi niba umwe ari umuriro no mu APR mu kibuga barasizana ariko ntibabuza gusangira icupa nimugoroba ibyo ni civilisation ziba mu zindi ntuze intambara ya Kongo nta civilisation irimo nta busirimu burimo Perezida Kabila ibyo birabareba kumucira urubanza biri mu burenganzira bwabo ariko se kandi nibo mushinja yuko ari na sponsor wa M23 mukambuza bana M23 barenze ko aba sponsor babirahiriye muzarekoreje dongo we noneho bite byayo muramushinja kandi abasenere ntabwo baje ngo muri FCC muri Cheko n'iki byose yego ese Filippo Grandi uyoba UNHCR ntiyagigo byukuri Filippo Grandi uyobora UNHCR ntiyaje igoma yego ninde muntu abagenero bo muri Samidi ya Sadek ntibaje igoma gusinyana na Makengo ko bazacyura ingabo n'ibikoresho byabo ninde muntu utaragera igoma ku buryo ubihera ucira umuntu urubanza yego urabona biterwa n'iki se primitivité ntago abantu abasirimu n'ikindi unamenya nako Kabila kumucira urubanza amakuru twabaraga mu minsi ishize yavugaga ko Afrika y'Epfo na Zimbabwe abaperezida babagira inama Gisekedi yo guca inkoni z'ama ntiyijandike muri ibi bintu yego bamwe muri iki gihe acira urubanza baravuga bati kuba yaragerageje Ramaphosa na Mnangagwa nk'inshuti za Kabila wenda icyo byatanze ni gito cyuko imitungo itafatiriwe n'ibyo yubatse byose muri Kongo hakajya n'abavuga bati ni umuti ushobora kuba warakoze Gisekedi akavuga ati urwo gupfa ariko ndaramukatira imitungo yewe kwikora nindi mukatira simufite sinenda kumwica yego bakaba ariko barangiza diro so bavuga byinshi urubanza rwa Kabila ashobora kuba ari icyuka kuramukatira urubanza ntumurinzi yabigoma imitungo ye yagomba kumubabaza karada sinzira umutwariye kinga kati nka famu nini cyane muri Afrika umutwariye amaduka yacuruza amabiju n'iki byose ku isi n'ama deodora n'ibihumura bya Olive Rembe n'iki afite conglomerate nini cyane mu bijyanye n'ubucuruzi so utabikozeho ukavuga uti kandi n'uwavuze ko atari umwe nagihugu w'u Rwanda yakoreye ubusa n'umwe nagihugu kuko guhakana ko perezida n'umwe nagihugu biragoye mu yandi magambo ku bantu badafite Kabila mu biganza ngo bahita bamwica cyangwa bamukatira uruhano urumba bugire gute Kabila kumukatira cyo gupfa yahombye iki ko na competence yari urukiko atari internationale
ngo bizamubuza kujya mu bihugu ashaka n'abarensi Kanyuka bagiye Johannesburg mu minsi ishize ntibakatiwe imanza se ko South Africa itabafashe siyo bagiye muri ya nama yatabombeke Kanyuka se nari mu bantu bakomeye muri AFC top 5 bakomeye muri AFC Lawrence Kanyuka ntarimo ibintu se byo guca imanza a compétence nationale tu n'es pas compétence universelle bimaze iki waba ko ari kumuca intege ku bantu bamushigikiye bari Kinshasa mu ishyaka rye ntago ari kumuca intege kuko ishyaka rye ndetse harimo na abo muri FCC urumva bahise bandika itangazo ako kanya bavuga ko ngo ari uguca amazi byagezweho mu myaka 18 Kabila yategetse no kumutinya gusa no kumutinya no gutobanga urugendo rwo guhanahana ubutegetsi nta sasu rivuze Kabila yagezeho na Gisekedi yego habaye amadeclaration menshi urumva FCC irimo na PPRD ariko na Ramazani Shadari binabonye yanditse secrétaire général w'ishyaka rya PPRD rya Kabila nubwo Kabila ari muri FCC urumva nabonye Remo Chibanda ari wanditse iryo tangazo Remo Chibanda yabaye mu ministre nangira na premier ministre mu gihe cya Kabila n'izina rikomeye so kimwe nge nabonamo gusa ibyo byaramaganwe byagize gute nuko bishobora no kuba Gisekedi yibwira ko arimo gukanda Kabila ariko arimo yitegurira habi nawe hazaza kuko niba ari ibyaha bashinja Kabila Gisekedi amaze kubikuba kare inshuro 700 donc ku butaka bwa Kongo niba ateganya kuzaba umusenateri avi nkuko biteganywa uko yabwambuye Kabila nawe ntayazicaramo avi niba ari imitungo washinja Kabila gutya nawe noneho yazanye abazarendo azana abacansho Gisekedi amaze gukora ibyaha mpuzamahanga byinshi n'ibyaha byo mu gihugu byinshi bimushyira ku butabera uzamusimbura tutazi uwo ari we akavuga ati noneho wowe bagushyire hariya nk'ihene ya mucoma ihene ya mucoma ukuntu bimeze imana twese agera katayo gute n'ikindi kintu byose niba yicaga ntibikica uwo yisha urumva niba yari ikomeye ntibigikomeye baterwa n'amakara bayotsaho Gisekedi yamaze kwiyangiriza post regime ye yiwe nuko igihe kizakurikira ubutegetsi bwiwe seriously ibi ntabwo nta metero mbitera mu Gisekedi nyuma ye ni habi Gisekedi yari guhirwa neza iyo aza kubungabunga Kabila kuko uko Kabila ari kubabungabunzwe muri titre senatoriale uko yari kubabungabunzwe muri titre whichever you want ni nako Gisekedi nawe kugenda atera ikirenge mu cyo Kabila yanyuzemo bajya bakumukora kuko ntakoze kuri Kabila mushaka wiki bajya kumukora ko ntakoze kuri Kabila agikukira gutya yego kereka nawe nagira inyeshyamba bamwitirira akazajya kuzijyamo nkuko Kabila ari mu nyeshyamba oya ariko hari amakuru haravuga yuko Joseph Kabila yahaye ubutegetsi Gisekedi ari mu byo uvuga ngo yobora ariko utagomba kunkoreramo ari umuntu hari nyine mbese ari nk'igipupe kiraho nyine ibyo ngibyo ni ntuzana na amakuru twege mu makuru ntago duhakana amakuru nta wasomye document yo guhanana ubutegetsi iriya deal na Pone nanga ntagarayishyira hanze ngo byanditse bite nta wize iriya y'abanyafrika y'epfo Misiri na Kenya yo guhuza Kabila na Gisekedi nta document nditse ko twabona sibyo ngo yanditse ite icyo Kabila yagenagwaga n'iki icyo yagenagwaga n'iki je ntabwo nazo musesenguzi ngo njye gusesengura ibyo ku muhanda ariko ntabwo mfistija simburizamo abandi batekereza kuko nanjye uko ntekereza ko abandi batekereza let us accept yuko ibyo bintu bishoboka kuba ari byo ariko tunafata 50% ko atari byo urumva kuko uvuga gute nta rugo ruhaha mu rundi nta rugo ruhahira urundi ntabwo numva ko Kabila yavuze ngo nge ntanga oda ngo ube igipupe gutyo ubwo icyo gihe abari we wizize rero oya muri make n'ubukebebe bwa Gisekedi bibeshyira Kabila kandi nta n'ibimenyetso ahubwo bamwe bavuga ko igituma Kabila ari hasi uyu munsi arimo kumushyira hasi Kabila ahubwo yirengagije icyo ngicyo abantu bamushinja cyo gukomeza kugangarara yavuye ku butegetsi yigira ku mamoto yigira mu kigwata kiwe yigira muri kaminuza kwiga arangije ngira ngo doctor urumva ahubwo ntiyakomeza kubaka ikiguri nunga kiwe gikanga Gisekedi iyo aza kuba gifite mu bagenero akakigira muki uretse wenda akaruka gakegeshwa yibikiye ko kuba wenda yabana na M23 ntibibe antagonique niyaza antagonisme yego ibyo n'ubukabira Kabila n'umujama abantu baramuzi wenda afite ukuntu avuga ati bya kandi rega no kubana na M23 si ubanye na M23 bwa mbere na Gisekedi babanye amezi 18 icyo ntago ari cyaha yazira kuko Gisekedi babanye muri hotel Le Prestige y'Kinshasa basangira ubugari na buri kimwe cyose donc ibyo nta kintu kibereyemo aho ngaho so iyo neza iyo challenge no kubitekereza na Gisekedi yarayigize cyangwa azanayigira nawe
kuko mu Ventura yakira ntabwo urutonde ruragize wenda na Gisekedi navaho nta kiragerwaho na Gisekedi azazigoma yego nkuko Kabila nawe yahaje we never know kuko bose barabanye na Ventura bose barakoranye kuki se tubakishene yacikiye kuri Gisekedi gusa nta Ventura itazata kuri Kabila gusa nta Ventura itazatabara kereka umuntu umva Ventura wemeze nkako imeze nko nta mpyisi dasere igikoma kereka yabyaye idahari urumva irabakira depite Mwanga Cucu afite impamvu ze nawe ariko tubona ko atigeze agaragara mu bantu basingizaga Ventura cyangwa se bagira gute mugabo yarabizize kuko ari mu Rwanda phone yego ibyo nabyo ntabwo ndakubitiraho imetero cyane ariko kuri liste y'abafungurwa kuri Ventura bivuga ko nawe iyo liste yiriho kuvuga Ventura ishobora no kwemera ko umuntu atabarwa akoresheje izina ryayo yego kandi nta n'inkunga y'igihumbi yayiteye iramutse hari simbizi ariko ndavuga iramutse itanahari ntabwo yavuga ngo wowe kujya ku rutonde rw'abantu 700 kandi ubona ntacyo biri buyitware nubwo warivumaga yareka ukaza nk'abo bakabira bose nubwo bafite ikarita bacanze ku nyungu zose bafite aho bungukira n'abakone nanga tubona mu gihe cya Kabila Ventura iraswa ntabwo bari puru yuko itaraswa baravuga ati barasesane ntuzo baboshye urumva none ubu ngubu nibo bari urumva rero Gisekedi cyo yakoze ni grande partie no kwihemukira kuba arimo yangiza urugendo rwe yari kuzagira gute yari kuzahirirwamo kandi se bonde ntabwo ubibona wese uzaza zamworohera kereka ari nk'umuhungu we niwe washyiraho imiyaga nka kuriya kwa Muhozi na se ariko undi muntu warandehoro yaba kwa muri ADPS hagatsinda undi byaba imigeri yaba Fayulu byaba imigeri whoever uwari wese yewe nicyo nakuyemo ko Gisekedi yangije inyuma hiwe icyo kintu ndakuyemo cyonyine naho ibindi byo nibisanzwe Kabila bacira imanza nawe yaziciriye abandi abantu bavuga kuri Kabila bakagira ngo ari imfura cyane Kabila nawe yangije benshi yafunze benshi yishe benshi ba Floribert Chibe yica abandi yandi bose afite imanza zimuriho Kabila ndima zabavuga ngo mugire perfect reka rahamwe mukane nawe yakanze benshi nabandi bazakana Gisekedi nigeze kukubwira inkuru tereko wibagirwa kubi inkuru ya komanda suicide y'Ubuganda uramwibuka kwa Museveni cameraman we warabyibuka umutipe wishe se Museveni yamutuma akavuga nawe yishe data nawe yishe se sogokuru nanjye rwa ruhungu rwanye rwo ruzanyica niko yamubwiye ndeka nisubirire mu kazi by'iwacu ndi kuri tubyubatse none Mobutu yishe Kasavu urumva Kabila nawe pere amenenganisha Mobutu sibyo hanyuma Kabila fils niwe waruje nk'umuntu uzanye amahoro none rero ukuntu bigenze atanga ubutegetsi no mu generali nta nduru ntaki nta ntugunda amwambika uriya mwenda babambika amuha ubushobozi n'inkoni n'ibirango bya leta reba ko bamugize ubwo no kuvuga ngo muri Kongo niba hashyinguye umuntu visible zasose ntabwo mbizi ubwo nyine utegereze nawe uwazahereza inkoni nawe azayimukubita Kongo yari yabatijwe neza muri Yorodani ya Kabila none Yorodani bayihinduye isibaniro bayihagarika bagira gute abakongomani sinakubwira baragenda bayikoramo ibidakorwa seriously ntabwo mu butegetsi ugomba kwihora byibonye byose ugomba no kuzirikana legacy y'igihugu Kabila kuri Kabila bose yari kuba nka prise umwe wese azagacomekaho agahirwa undi agacomekaho agahirwa wigeze kuba umutegetsi yego ariko Gisekedi biramunaniye abazungu baramushutse aremeye buriya Gisekedi yumva mu birigi kurusha umukongomana buri gihe umushyushye mu matwi funga agira gute you see reba ikibaye ikintu cyakiza Kongo nkubwire kidashoboka nacyo nuko nka Kabila yafata ubutegetsi kandi we ntiyihore kuri Gisekedi yego nibwo yabakomeje legacy yiwe yamukuyeho iminota ariko akaba ati wowe jewe sinkora nkawe komeza ube senateri ave urebe tubereza amategeko nta n'urubanza ngucira nk'urwanciri nubwo Kabila yubatse asubiye ku mutegetsi yaba yubatse ikindi kintu nje yabikora ibyo ngibyo ntabwo yabikora nyine nawe bamujya cyagura muri cyo kabiri bajya amatwi batemudire banyumvira nawe reka twigire ku mbuga y'urugamba turaza kubona hari impinduka zigiye kuza kwa ko Joseph Kabila mufatiye ibyo bihano ibyo bamukatiye urubanza biraza gufasha iki AFC M23 kuko buri umuntu mufatiye ibihano kamubwira ati tugufata ibihano nibi bwatsi ntacyo ncera urengeye kwigaragaza haraza kubizihe impinduka ntazo kuko ntago Kabila acometse kuri M23 mu buryo buri officiel nta document tuzi nimwe ya Kabila yuko ari mu AFC M23 ntabwo turabona bibaye inama za M23 ariko nandi hari amakiriro ni muri AFC M23 nandi ashaka guhungira umuntu wese uri muri side M23 ntago ari muri M23
ntabwo bivuze ko bose bacometseho. M23 ishobora gukomeza ibyayo na Kabila agakomeza ibye. Kuko Kabila ashatse yakwisubira muri Afrika y'Epfo, yize doctora, ashobora kujya kwispecializa akaba professeur. Yego. Kuko ntabwo mbona impamvu ibi ngibi sinyamona impamvu Kabila nta mirindi yebo by'intambara twari twabona ngo tuvuge niba tuti hari nk'agace gafashwe kabaye dedicated kuri Kabila. Kuva Kabila yaza ibintu rero M23 yisanganya n'ibyigifite, utundi yongeyeho n'inzibira nibibwe n'utundi tuntu duto gusa. Ntabwo nubwo Kabila agatajya gusura abasirikare bo ku isfasi mu isaidi ya leta bafashwe na M23 Rumangabo, barapasinze ari hafi division nzima. Ntabwo turumva imirindi ya Kabila nk'umujenerali mu by'intambara, yewe no mu bya politike avuga gake. Akoze amaze gukora amadeclaration nk'abiri, nta press conference arakoresha nkuko byavugaga mbere yuko aza. Kabila arahari nk'umuntu uhari gusa, ariko nabwo nureba ntabwo wakomeza burundu ngo Kabila yataze M23 yarapfuye, kuko yaje ayisanga niho ikiri, nta nura yambura hiri, nta ntumwa ya Kabila igidoha, sibyo? Ntituramubonayo. Kabila yakoze ingendo muri Brazzaville, akora ingendo sinibuka na South Africa niba ari byo cyangwa ntago ari byo. En fait ntabwo wansobanura ko without Kabila M23 itabaho, biragoye. Yego, aho tunasoza aho ngaho nta kintu rero mbona ko M23 izaba impact runaka, gusa ikintu kizaba kizima nk'ibyo ngibyo baba bamukoreye. M23 ivuga uti mu marebe bakatiye none bamushiba mu dushinja, wenda naho tunahuriye. Ese none abanyabo noneho twemera kandi n'abacu buri hakizagerwaho. Nibyo ngibyo ngiye mbona no kuba Gisekedi arimo kwiteranya n'umuryango w'abakongomani. Erega iyo uri ku butegetsi uritonda amakuru wakira, ntabwo abajenero bose bari nyuma ya Gisekedi, aho kuba ko ariwe commander in chief baramuha isaruta, ariko hari abakabiliste barimo kumuha amasaruta. Mu badepite barimo bakunda Kabila kurusha Gisekedi, ariko baraha amashyi Gisekedi kuko ashobora kuba amabenzi bose, ashobora kuba amafaranga bose, ashobora kuba haruswa ishoboka yose, ariko ku mitima babo bakunda Kabila. Noneho Kabila afite na opposition ikiri muri leta, n'urugoga byose biracyabikinshasa. Kabila ari muri leta ariko leta ntabwo imurimo. So ubutegetsi ntabwo mbizi uko buconga ikarita, ntabwo nubwo tuzi Kabila mistake izi uko zingana ngo nizihe so twatinzeho, ariko bwari gusubira gusagamba bukamera neza bufite Kabila mu gisa n'urukundo rudahari kurusha kumwamagana. So M23 ya profita ibyo byuho, leta n'aya mapenalite, imipira y'intoki igenda yikoresha n'amaworoje na buri kimwe cyose muri politiki kabiprofita, kuba hari abakunzi ba Kabila bazamukurikira bakamukurikiza imitima kuko barigoma. Nigeze kubwira abantu ko mu ntambara izaduka kandi izaduka vuba hagati ya leta na M23, Kabila aramutse ashyizemo ikiganza amajwi ye guhamagarira abantu kugira gute. Hari nk'ibigo bya Gisekedi byakwitanga amaboko ya FCM M23, Kabila bivuze abakomanda bakajya bavuga ngo duhindutse AFC, nta ntambara ibaye duhindutse AFC serious, uzabihakana azabimbwira ariko twabiteye metero twayibona. Hari imijyi yafatwa kubera guhindukiza imitutu kubo barwanaga nta n'intambara ihabereye. Ni impamvu Kinshasa no gufatwa mu cyumweru kimwe. Yego, tunasoza tujyanye n'urubanza ubura ko barabwa yuko bamukatiye gupfa kandi ahari wese agomba gufatwa. Turongera kubona Kabila yagiye South Africa, yagiye mu zindi ngendo zo mu bihugu. Niko bisanzwe bimeze. Urabona kugira ngo tubishyire ku yindi ntera, n'imanza zaciwe cyangwa se amaprocès y'inkiko akurikirwa n'inkiko zifite competence universelle za ICC n'abandi bose, ubona ko zitabuza abanetanyaho kugenda, ntibuza za Butine kugenda. Izi manza zirimo politiki. Ntabwo urukiko rwa Kongo rurenga umupaka, yewe none ntabwo rugira n'Igoma kandi ari muri Kongo, ntirugira na Uvira, ntabwo ntahandi rwenda kujya. Ariko suko gukategura urubanza rw'urupfu ari byiza, oya suko Kabila ari nyenyeri zindi yambaye ngo niba ari general major abari lieutenant general uyu munsi. En fait ni umusaro w'ubutegetsi bugoranye yahuye nabyo. Si kuvuga ko ari byiza, ntabwo Kabila arimo kumwenyura ngo kubera ko iki n'iki, ariko ntarimo no kurira amarira menshi. En fait nabakanyuka ibyo nakubwiye bagiye South Africa bafite ibihano bakatiwe n'abandi muri nama iherutse, kandi South Africa ntiyabafasha. Kabila rero ni umuntu ukomeye, ashobora kugenda yabanje gukora imibare akajya ahantu yizewe, ariko nta tegeko ntago mbona manda dare leta ya Kongo izashyiraho ngo kubera urubanza ngo irihe Interpol irihe ICC n'iki byose. Bano urubanza ruri interne
Yego. rufite competence interne ariko ntabwo ndubona mu buryo buri external namba ntacyo bizamukoraho gusa ntabwo ari byiza ntabwo ari indabo yambaye ariko nta nicyo banamukoraho gusa wenda akantu twavuze leta mu byikora akenshi ishobora no gushaka frustration kurakaza umuntu yacira urubanza ngo barebe reaction zikurikiraho niba agiye kuba frustré akamera nk'aba wundi ukubita umwanda akawitarukiriza yego ariko Kabila si umwana ibyo byose arabizi azi impamvu nk'ubu nta bidekarasiyo biremereye tubona akora Kabila ni umuntu silent iteka ubucecetse yaba silent kira yaba ntumbaze ntavugaguzwa basaze yabihoreye so reka turebe ntibivuze ko azanaguma hakunja amaboko ntibivuze ko izo reaction atarimo gukora umunsi atazazikora ntibivuze ko atafrustire nk'umuntu reka tubihanga amaso turebe ikizakurikiraho ariko kurwanya Kabila uri Gisekedi byakugora urarwanya umuntu ancien president wategetse imyaka myinshi kurusha umugenerale umukire kukurusha amurusha amafaranga pe Kabila no umukire Kabila no mutayikuni mpuzamahanga afite amafaranga menshi faut faire attention reka turebe ikizakurikiraho ni ibintu biraho ngo gutyo sawa reka dushimire abakurikiranye ikiganiro cyacu tubasaba kuri subscribe share na comment na like mushireho Marshale turagushimiye reka nanjye nshimira abadukurikira nyine bajye barwana ishyaka buriya bajye bumva ko nta muntu wanga ibye aheza habura yego nta buhemu monde stone barabagukoreye nawe rero wibera umuhemu uvuye ngo dore ngo baraje ngo nyine komeza umurego nk'uwari ufite ibi biba bimishoramari ibiganiro birahenda kubikora bashobora gutera inkunga kuzamuka muri make imanza imeze nka ziri nostalgique ubona zitagize ubukana bw'ubugome burimo ariko umuntu agasa nko gukarabye ngo uragaruka mu kigo waragiye urumva ni byiza kuri uwo muntu nk'uwo ariko ibishyira ntago ari beef YouTube ibamo intambara nyinshi zimwe ziranatwarwa ntizinagaruke izindi zikagira gute donc ni nko kukwingingira abantu gukurikira bakwakire nk'umuntu uvuye muri prison warenganaga akaba atsinze n'urubanza ariko akubise mu mwaka nubwo atari prison wari uri butarufuze atajya kugira ngo warufuze one story rwose sawa urakoze cyane saza